Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame baravuze ati uwakoze neza bakwiye gushimwa. Ibi ni byabaye kuri uyu munsi ubwo uyu nguyu Dogiteri Edouard Ngirente yaherezwaga n'uyu mukuru w'igihugu ishimwe rye, aho yari ari kumwe n'uyu wundi wamusimbuye ku mwanya yari asanzwe ariho wa minisitiri w'intebe. Ubwo ni wa mwanya w'ubuminisitiri nk'uko namwe musanzwe mubizi, bikaba byabereye ahangaha ngiye kugenda nkubwira. Envelope nini ikubiyemo amasezerano yose y'akazi ndetse n'imyirondoro y'uyu nguyu Dr Edouard Ngirente, ndetse iri kumwe n'amafaranga yewe na konake n'imodoka. Ako kamwanya yaje kuba imumurikirwa, ako kamwanya ngo uri kugenda ubibona, n'imodoka imeze neza, imodoka itari yonyine, aho bagiye bamubwira ko imodoka ikenera essence. Ibyo byaje no kumusetsa ndetse bituma hari byinshi yongera kubwira uyu nguyu nyakubahwa Perezida Paul Kagame, cyangwa se nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, aho yagendaga ashimira uyu nguyu wakoze byinshi kandi byiza, ari nabyo ngiye kugenda mbabwira, mukaza no kugenda mumenya aho ibi ngibi byose byabereye. Uze kunkundira tugirane ku musozo w'iyi nkuru, uraza gusobanukirwa neza aho ibi ngibi byabereye, kuko mba nahabaye kugira ngo wowe utabashije kumenya ibi ngibi ubashe gusobanukirwa neza uko byagenze. Reka mbwire na wa wundi ukigera kuri uyu muyoboro wa YouTube channel aribwo bwa mbere akaba atarakora subscribe, nabikora aka kamwanya akore kuri iryo jambo ryanditseho uko nguko mvuze subscribe cyangwa se abone, ariko kandi akore no kuri kara kantu k'inzogera kugira ngo aya makuru nawe ajya yakira mu ba mbere. Nge tugiye kubana muri aka kamwanya, nitwa Charles OG, umuhungu w'Imana. Perezida Paul Kagame yakomeje avuga ko ibi ngibi bikwiye kubera urugero rwiza abantu b'abayobozi bose bari mu nshingano zigiye zitandukanye. Ati byibuze byagatumye mukora cyane kandi mugakora ibyo mukwiye kuba mukora, ngo kuko uwakoze neza aba akwiye gushimwa. Ngira ngo ibi ngibi bibaye nyuma y'uko uyu nguyu Dogiteri Edouard Ngirente nawe yaje kugenda ashimira uyu nguyu nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, amubwira ko yamubaye hafi mu gihe yari ari mu miyoborere, cyangwa se yari akiri muri manda ye itararangira yo kuba minisitiri w'intebe. Ibyo byose rero mba nagiye mbyegeranya kugira ngo wowe uze kugenda usobanukirwa neza uko bimeze. Nizere ko wahise unamenya ko nagarutse muri aya makuru. Aya ni amakuru abagezwaho kandi ni amakuru uba ugiye kugezwaho nanjye, bityo rero uze kunyemerera tuze kuyabana, mutaza gukora rya kosa ryo kwihutisha inkuru nk'iyi ngiyi, kandi kuyumva aba ari ingenzi kuri wowe. Uze kuntiza umwanya muri iyi minota tugiye kumarana itari mikeya, byose mbe ndangije kubikubwira. Ndakinginga wa wundi ukigera kuri uyu muyoboro wa YouTube channel akaba ataradusubscribinga kandi ageze aribwo bwa mbere, nabikore kuko kubikora ni ubuntu, nta kiguzi, kandi ntekereza ko abadushyigikiye ni inkunga ibikomeye abaduhaye. Bityo rero uwo nguwo musabeye umugisha, kandi namwe mwarangije kubikora, Imana ikomeze ibongerere umugisha mu byo mukora byose. Mu gihe nkigutangirira iyi nkuru, nyemerere nsuhuze mwebwe mwese munteze amatwi muri iki gihugu. Ubwo ndahera mu ntara y'amajyepfo, nge iburengerazuba n'iburasira bwaryo, twizamukire mu ntara y'amajyaruguru. Mwese nabasuje kandi nabahaye ikaze, ariko kandi hari n'abandi duhorana mu mujyi wa Kigali. Reka nizere ko muri amahoro, mwariye mwananyweye. Wowe ushobora kuba ubyumvishe gutya ati byihorere, no kurya ni hatari, noneho uri kongeraho no kunywa. Birashoboka ko ibyo bigoranye kubyumva, ariko niba ubona byanze, jya muri komenti wandike muti byanze, sinkubeshye byanze, ariko ntiwibagirwe nimero yawe, ubundi nawe nkuremere ibyishimo by'umunsi. Ahari wenda wasanga Imana ejo n'ejo bundi nawe yaguhindurira amateka ugahora useka. Ibyo ngibyo mba mbikubwira kugira ngo twese tujye tubana tuziranye kandi tunakundana, kuko ibi ngibi mbikora ngewe mfite urukundo, kandi nezekereza ko namwe munteze amatwi, bamwe muri mwebwe urukundo rutabura hagati muri mwebwe cyangwa mu mitima yanyu. Bityo rero wowe niba unteze amatwi ukaba utamerewe neza, ntubyihererane cyangwa ngo wumve kuri wenyine, jya muri komenti umbwire uti ntago bimeze neza, byanze,
unyandikiremo na nimero yawe ubundi nkubwire uko tubigenza. Reka twigarukire rero kuri iri nkuru, ariko hari uwari unyongoreye uri ku buhanga bw'ibyuma ambwira ati isharire kuba uri kugenda wirengagiza aba diaspora, uyoboye ko ufite inshuti zawe nyinshi, abo nabo ntabwo nshobora kubirengagiza. Ubwo reka nisuhuriza abatuye kuri uyu mugabane wa Afurika, abatuye ku mugabane w'i Burayi, ubwo mwese reka nizere ko aya makuru tugiye kuyabanamo, abatuye za Canada, muri Amerika, ubwo abatuye United States mwese reka nizere ko ibitekerezo byanyu ngiye kugenda mbibona aka kamwanya. Rero tudatinze, ibi ngibi ni ibyabereye mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze mu Kinigi, ahubwo abangaba bari berekeje ahangaha mu bikorwa bigiye bitandukanye, ngira ngo hariya mu ntara y'Amajyaruguru ibikorwa bihabera mbivuze bwakwira bugacya. Ni umujyi wunganira Kigali, ariko ibisigaye biberamo wagira ngo Kigali niho yimukiwe cyangwa yimukiye, reka mbivuge muri icyo kinyarwanda hatagira ubyumva nabi. Iki gikorwa rero cyo gushyikiriza uyu Dr Edouard Ngirente kikaba cyakozwe ubwo uyu nguyu nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda yari yerekeje, yari kumwe n'uyu nguyu watowe ejo bundi, ubwo ni Dr Justin Nsengiyumva uri ku ntebe yahoze yicayeho uyu nguyu Dr Edouard Ngirente. Ibi byabaye kuri uyu munsi ubwo bari bagiye muri gahunda zigiye zitandukanye zigendanye n'akazi. Murabizi abayobozi cyangwa se nk'uyu nguyu uba watorewe kuba minisitiri w'intebe ntabwo bivuga ngo ubwo yatowe uyu munsi azatangira akazi nyuma y'ukwezi cyangwa se nyuma y'amezi runaka. Diregite ukimara kurahira ubwo tayari akazi uba wagiye ugatangira. Ubwo bivuze ngo uyu nguyu navuga ko yari yagiye mu kazi nk'ibisanzwe n'ubundi, ubwo nabyo ndaza kugenda mbibaramburiraho mu kanya kari buze. Ubwo ni nyuma y'iyi nkuru uze kugenda nasobanukirwa neza ibyari byajyanye abangaba ahangaha mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze mu Kinigi, ari naho uyu nguyu baje kumuhera ibaruwa nini cyangwa se envelope nini ikubiyemo ibaruwa irimo amagambo, twavuga ko ari amagambo amuherekeza tuvuga tuti wakoze neza. Ntabwo ibaruwa yari iri yonyine, yari ikubiyemo amasezerano yose ndetse n'imyirondoro ye, yewe n'amafaranga bamwe bagiye bavuga ko ari aya esanse y'iyi modoka yahawe. Bati umuntu uhawe imodoka nk'iyi ngiyi byanze bikunze aba azakenera esanse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye umuntu ufite imodoka aba agomba gukenera. Ibi ngibi rero bikaba byatumye uyu nguyu perezida avuga ati umukozi wakoze neza bakwiye gushimirwa. Ibi ngibi ngo bibere abandi bayobozi bose bari mu nzego zigiye zitandukanye kuba bakomeza gukora ibyo bakwiye gukora nta muntu n'umwe ubibategetse. Ibi ngibi byakabereye urugero rwiza. Byaje no gusetsa uyu nguyu Dr Edouard Ngirente, bituma yongera kuzamura akanyamuneza ashimira uyu perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, amubwira ati urakoze mubyeyi, urakoze mubyeyi, urakoze mubyeyi. Yabivuze inshuro irenze imwe, aravuga ati nta mahirwe nigeze ngira nkayo nakubonyeho mubyeyi. N'ibindi byinshi agiye avuga, gusa njye cyari kinzanye ni ukukubwira ibi ngibi aho byabereye ndetse n'impamvu uyu nguyu yahawe imodoka nk'iyi ndetse iherekejwe n'amafaranga atari make. Ubwo namwe rero nababwira ko mukwiye gusigarana isomo nk'iri ngiri ryo kuba mwakora imirimo yanyu, kabone n'ubwo mutaba muri mu nzego za leta, n'ubwo waba wikorera ukwiye kunoza akazi kawe neza kugira ngo byibuze ejo n'ejo bundi babakiriya bawe aribo bajye bagutangira ubuhamya kugira ngo akazi kawe gakomeze kurushaho gutera imbere. Aha hose nari mpari ku bwawe, reka nizere ko unyuzwe n'ibi ngibi byose, usobanukiwe uko byari bimeze. Ubwo mbonera no kukubwira ngo wakoze, Imana iguhe umugisha kandi dusubire amakuru yacu ari imbere. Njye mvuga kuri mikoro nitwa Sharire OG, asante sana.